wari wabinyemereye kandi njye nagukora ibyo washakaga, ariko biba y'ubusa. Umukobwa arakirengagiza arirukanka arigendera. Nuko umukobwa ageze muhira ariruhutse, ubundi aribwira ati ndagisize cya gihanya kizongera kunkura he? Burira ubundi buracya. Ntibukiye gatatu wa mukobwa yicaye ku meza agiye gufungura, ajya kumva yumva urusaku hanze ngo ga ga ga. Arikanga, akomeje kumviriza neza agira ngo ni ikintu kiri kuzamuka kimusanga aho yari yicaye mu nzu. Hashize akanya ajya kumva yumva ku rugi ikintu kirakomanze, nuko kiravuga mu ijwi rituje kiti mfungurira, nyabuneka mfungurira. Komeza kiti mfungurira, ni njyewe umukunzi wawe twahanye isezerano. Ntabwo wibuka amasezerano twagiraniye ku mugezi? Ni njyewe, nyabuneka mfungurira. Wa mukobwa w'umwami amaze kumva ayo magambo asohoka yirukanka afungura umuryango, atungurwa no gusanga ari cya gikeri cyicaye hanze kimutegereje. Ubwo kandi bitewe n'igihe cyari gishize, umukobwa w'umwami we yari amaze kwibagirwa iby'icyo gikeri n'iby'amasezerano bagiranye. Akimara kugikubita amaso gihagaze mu muryango, arikanga, umuryango awukubitaho, ubundi arirukanka asubiraho yari yicaye. Kubwo umwami ari nawe se w'uwo mukobwa abonye ko yikanze, aramwegera amubaza ati mwana wanjye ubaye iki ko mbona wikanze? Nuko umukobwa asubiza ati ubu ndeba rero, mperutse kujya mu ishyamba gufata akayaga, nari ndimo nkina n'agakombe kanjye ka zahabu ngatera hejuru kamanuka nkagasama, nuko karancika kikubita mu mugezi. Kikubise mu mugezi mbura uko ngatora. Igikeri kiraza kimbwira ko nikikankuriramo nzakyemerera tukabana, nkagikunda tukajya turarana. Njye rero nabyemeye nibwira ko kitazabasha kugera hano mu rugo, none ngikiriya ku muryango kiraje. Ubwo mu gihe kiri gutekereza si byamubayeho, bajya kumva bumva kirongera kirakomanze. Kiravuga kiti mwamikazi wanjye mfungurira, fungurira ninjye umukunzi wawe mwagiranye amasezerano kwiriwe, fungurira nyakugira Imana. Umwami amaze kumva amagambo y'igikeri abwira umukobwa bati dore rero ntago ari igihe wakubwiye kugirana amasezerano n'igikeri. Nk'uko ibyo yagisabye cyabyubahirije, nawe hagarara ku ijambo ryawe, dore igenda ugifungurire ubundi kinjire. Ubu umukobwa buri uko abigenza aragenda aragifungurira, ubundi arakibwira ati tambuka. Bamaze kugifungurira kirataragurika kirinjira, kiragenda kirasimbagurika cyegera ku meza aho umukobwa yari yicaye ari gufungura. Nuko kiramubwira kiti dore jye ndi mugufi, mbabarira unterunshyire ku ntebe kugira ngo mbashe kwicara iruhande rwawe mukunzi. Amaze kubigenza atyo, akimara kugitereka ku meza kiramubwira kiti ngaho igize hino isahani yawe ubundi dusangire. Akimara kucyegereza isahani, igikeri kiridagadura kirarya arumirwa kirahaga. Kimaze guhaga, nuko kiramubwira kiti ngaho mukunzi nterura ubundi unjyane unshyire mu buriri bwawe unyorose ndyame nsinzire. Umukobwa akomeza gutangara, nuko aragicigatira arakijyana. Akigejeje ku buriri agiteguriye umusego wacyo aracyegeka, ubundi aracyorosa kiraryama kirasinzira. Nuko ubwo igicuku kinishye cya gikeri kirasimbuka kiva mu buriri, kirataragurika kirasohoka kirigendera. Wa mukobwa bibonye atyo yicinye icyara ati kiragiye cyo gatsindwa, ntikizagaruka, ntago nzongera guhura nacyo. Ariko nyabusa yaribeshyaga, kuko bwaje gucya nanone mu ijoro ajya kumva yumva ku muryango ikintu kirakomanze. Kirongera gisubiramo nka mbere kiti nkingurira mukunzi, nkingurira, ni njyewe umukunzi wawe twagiranye amasezerano ku mugezi. Umukobwa arasohoka arafungura, akimara gufungura kirirukanka kirataragurika, kirongera kiragenda kiryamira mu buriri bwe kirasinzira kugeza mu gitondo. Kirongera kirabyuka kirigendera, kibigira akamenyero. Mu ijoro rya gatatu kibigenza gityo, umukobwa arabyuka mu gitondo, aho kugira ngo asange aryamanye n'igikeri, atungurwa no gusanga aryamanye n'umuhungu mwiza w'amaso atigeze abona. Nuko uwo musore amuhagarara hejuru maze aramubwira ati ubu ndeba rero, ntugire ubwoba, umupfumukazi yari yarandoze andoga kuba igikeri kugira ngo mbe mubi, ambwira ko nzakira ari uko hagize umuntu nkunda by'ukuri. Yongeye kandi akemera kundaza mu buriri bwe, gusangira nawe, ndetse no kunyemerera kwinjira mu nzu ye. Nuko umuhungu aramubwira ati ikindi kandi ndi umuhungu w'umwami, none kuba warankoreye ibyo ngibyo rero ndifuza kugusaba ikintu kimwe cyonyine cya nyuma. Nagira ngo unyemerere tujyane mu bwami bwa data, mbe umwami nawe umbere umwamikazi, kuko ndumva nta kindi nakwitura. Nuko wa mukobwa w'umwami nawe amaze kubitekereza arishima cyane aramwemerera. Akimara kumwemerera, aho hatunguka indogobe nziza cyane ifite amababa, bayicaraho nuko barigurukira bajya kubana muri ubwo bwami bwiza. Baratunganirwa, sijye wahera hahera ubugira neza bw'umukobwa wasezeranye n'igikeri. Kera mu gihugu cya kure hariho umugabo w'umubaji witwaga Karimunda. Karimunda yibaniraga mu bukene ariko burimo amahoro n'umugore we. Yarabyukaga buri gitondo agafata indogobe ye akajya mu ishyamba gutema ibiti byo kubaza, ubundi agacuruza imbaho.
umunsi umwe ari mu ishyamba yumva urusaku rw'indogobe nyinshi n'abantu bagenda bihuta bagana aho yari aherereye, kandi abo bantu basaga n'abanyarugomo. nuko Karimunda aribwira ati uko biri kose ibi ni ibisambo, reka nihishe. nuko ahisha indogobe ye, arangije yurira igiti arihisha. akimara kwihisha ba bantu nabo bagera hafi neza y'igiti yari yihishemo. Karimunda arabitegereza neza asanga ni abagabo 40 buzuye. nuko muri ako kanya abo bagabo batangira gukura imizigo iremereye ku ndogobe zabo. nuko umukuru muri bo yegera urutare rwari hafi aho ariyamira ati urutare rwa Ndaba funguka. nuko muri ako kanya akimara kuvuga ayo magambo rwa rutare ruriyasa rurafunguka. urutare rumaze gufunguka bya bisambo byinjiramo umwe umwe na ya mizigo yabyo. igisambo cya nyuma kimaze kwinjira wa muryango w'urutare urifunga uraca. Karimunda wahari aritegereza arumirwa, gusa akomeza kwihisha. maze hashize akanya gato rwa rutare rurongera rurafunguka, maze bya bisambo bisohokamo. uwa nyuma amaze gusohoka umukuru wa bya bisambo ahagarara imbere ya rwa rutare. nuko arongera ariyamira ati urutare rwa Ndaba ongera wifunge. urutare rurifunga maze bya bisambo birashogoshera biragenda. Karimunda amaze kubona ko bya bisambo birenze yururuka cya giti yari yuriye, yegera rwa rutare maze nawe asubiramo ya magambo agira ngo arebe ko rwa rutare rufunguka ati urutare rwa Ndaba funguka. rumaze gufunguka Karimunda yinjira muri rwa rutare, ariko atungurwa n'ibyo abonyemo. yasanze urwo rutare rwuzuyemo zahabu, feza n'andi mabuye menshi y'agaciro. areba hirya areba hino maze ateramo imifuka 3, arangije arasohoka. ageze hanze asubiramo ya magambo umukuru w'ibisambo yavuze ati urutare rwa Ndaba ongera wifunge. nuko afata ya mifuka yishyira ku mugongo w'indogobe ye, arangije arataha. ageze imuhira yereka ya mifuka umugore we. umugore aratangara cyane maze atekereza ko umugabo we yibye iyo mifuka. niko kumubaza ati izo zahabu zose wazikuye he? maze Karimunda amutekereza uko byagenze kose. umugore we arishima maze abwira Karimunda ati reka tubare turebe umubare wa zahabu zirimo hano. naho Karimunda ati sigaho, ahubwo reka ducukure umwobo dushyiremo iyi zahabu, tuzayikoresha nyuma. umugore aramubwira ati ntacyo we sigara ucukura uwo mwobo, njye ngiye gutira umunzani wo gupima ibiro by'iyo zahabu kwa Kasimu. Kasimu yari mukuru wa Karimunda, akaba umukire cyane, gusa nanone akagira umutima mubi n'ubugugu. ntiyari yarigeze y'icyo afasha muri umunawe. nuko Karimunda yihanangiriza umugore we ati genda ariko uramenye ntuze kumubwira ibya ziriya zahabu, nta muntu n'umwe ugomba kubimenya. umugore ajya kwa Kasimu gutira umunzani. Kasimu aramubaza ati ese uwo munzani murawushakira iki ko nta zahabu yo gupima mufite? umugore ashaka ikinyoma mubeshya, ariko Kasimu ntiyashira amakenga. aragenda afata umunzani munsi awusigaho ubuki, arangije awuha wa mugore arawujyana. awugejeje mu rugo bapima ya zahabu yabo. barangije kuyipima Karimunda aragenda ayitaba muri wa mwobo yari yacukuye. bamaze guhisha ya zahabu yose umugore atirura wa munzani kwa Kasimu, ariko ubwo umugore akaba ntiyari yabonye ko munsi ya wa munzani hafasheho zahabu kubera bwa buki Kasimu yari yometseho. ayigejeje kwa Kasimu, Kasimu areba munsi asanga hafashwemo zahabu, maze arumirwa cyane ati sindi gusobanukirwa ahantu aba bakene bakuye iriya zahabu. bukeye Kasimu arabyuka ajya kwa Karimunda aramubwira ati niko shaka Karimunda we, zahabu ufite wayikuye hehe ko nari nzi kuri umutindi? akomeje kumutera ubwoba. Karimunda rero aramubwiza ukuri, amubwira aho yakuye iyo zahabu, ariko amusaba kutazagira uwo abibwira. undi ahubwo aramutitiriza ati njyana aho urwo rutare ruri njye kureba. bikomeje kwanga amujyanayo. nuko bukeye Kasimu arazinduka ashorera indogobe ze 2 maze azijyana kuri rwa rutare. arugeze imbere nawe avuga ya magambo ati urutare rwa Ndaba funguka. nuko rwa rutare rurafunguka. Kasimu abonye ikiri muri rwa rutare arumirwa, ahita atangira gutsindagira zahabu mu mifuka yari yitwaje. amaze kuzuza zahabu muri ya mifuka ajya imbere ya rwa rutare ngo asohoke. agize ngo ararusaba gufunguka asanga yibagiwe rya jambo bajya bavuga ngo urutare rufunguke. aragerageza ati rutare rwiza funguka, rutare rwema funguka. biranga aheramo. muri ako kanya bya bisambo bigaruka kuri rwa rutare. bigeze hanze igikuru muri byo kiti rutare rwa Ndaba funguka. rufungutse ibisambo bitungurwa no gusangamo Kasimu, niko kwibwira biti uyu ni wowe twibye zahabu yacu. nuko bamugirira nabi bamutsinda aho ngaho barigendera. bumaze kwira umugore wa Kasimu ariruka ajya kwa Karimunda gutabaza. nuko Karimunda yerekeza mu ishyamba kuri rwa rutare. agezeyo abona indogobe 2 za mukuru we, ahita asobanukirwa ko Kasimu bya bisambo byamugiriye nabi. nuko asubira imuhira abwira umugore wa mukuru w'inkuru mbi, arangije amwihanangiriza kugira uwo azabibwira. uko iminsi ishira Karimunda n'umugore we bakizwa na ya zahabu, ndetse bakomeza no gufasha umugore wa Kasimu. batangira kujya bakora n'ubucuruzi maze si ugukira karahava. hagati aho ariko wa mukuru w'ibisambo akabona zahabu bahishe mu rutare ikomeza kugenda igabanuka cyane. nuko abitekerezaho arangije abwira umwe mu bisambo ati ugende mu mujyi hose ugenzure niba nta muntu wakize bitunguranye, cyangwa akaba agenda yishyura ibicuruzwa akoresheje zahabu. nuko icyo gisambo kiragenda kijya mu isoko kiritegereza, kigenda kigenzura abantu bose, kiza kubona Karimunda atanga zahabu. niko kumukurikira kugeza iwe. igisambo kimaze kuhabona gishyira ikimenyetso ku nzu ye, ubundi kiriruka kirigendera. bumaze kwira umugore wa Karimunda arasohoka ashaka kujya kugaburira amatungo.
asoje agiye kwinjira mu nzu abona cya kimenyetso ku muryango w'inzu, ahinda umushyitsi ahita amenya ko atari ikimenyetso cyiza, nuko aragenda afata irangi ashyira ibimenyetso nk'ibyo ku miryango yose y'abaturanyi. Mu rukerera bya bisambo byose bijya gushaka kwa Karimunda ngo bigarure zahabu yabyo. Bigeze mu gace biraheberwa kubera ko inzu zose zari ziriho ikimenyetso nka kimwe mugenzi wabo yababwiye, nuko barashoberwa barataha. Ariko umukuru w'ibisambo we ntiyanyurwa, niko kwihinduranya ajya mu isoko kugira ngo arebe ko yazahabona Karimunda. Aza kumubona aramukurikira amenya urugo atahamo. Bugorobye ajyayo maze arakomanga, Karimunda bari uza kumufungurira. Nuko igisambo kiramubwira kiti, nakoze urugendo rurerure nikoreye ingunguru z'amavuta menshi, nagira ngo nkubaze niba utareba ko wayagura kuko bambwiye ko uri umucuruzi ukomeye cyane. Karimunda yibwira ko cya gisambo ari umucuruzi, aracyemerera ati, uze kuzana ndebe mbonereho no kuguha icumbi. Bugorobye cya gisambo kizana ingunguru 40 bazinjiza mu nzu kwa Karimunda. Mu gihe Karimunda na cya gisambo bari gusangira baganira ku meza, umugore wajya gutera ijisho kuri za ngunguru z'amavuta ngo arebe. Agezeyo yumva amajwi agira ati, ese turasohoka ryari? Akimara kubyumva amenya ko ari umutego bya bisambo byabateze kugira ngo bibagirire nabi. Aragenda ajya mu gikoni ashyushya amavuta, aragenda yasoka muri za ngunguru zirimo bya bisambo, nabyo bipfiramo biraceceka bihiramo. Igicuku kinishye cya gisambo kivaho bakiraje kijya kureba bagenzi bacyo muri za ngunguru kugira ngo basohoze umugambi mubisha wabo. Gisanga bahiriyemo kimenya ko gisigaye cyonyine, nuko gikizwa n'amaguru kiriruka kigenda ubutazagaruka.